Yesu ashimwe bakunzi ba Jeanne Gentille, bakunzi bava mu byaha TV. Nagarutse ngo tuganire, nongera kubasaba subscribe, nzahora nzibasaba umunsi ku munsi. Niba mugira umwete wo kundeba mwarakunze ibiganiro byanjye, ndabasabye rwose mu subscribe, mukorera like, share na comment babikenewe. Murabizi yuko ijambo ry'Imana iyo turibabwira twashoye, kandi tuba dukeneye ngo ibyo twashoye bibyara inyungu. Mu by'ukuri rero turasaba kugira ngo abakunzi bacu mujye mubigiramo uruhare kugira ngo ijambo ry'Imana ribagereho ku bwinshi. Ni ukuri mujye mudukorera comment, musharinge ku bandi bantu bumva ijambo ry'Imana, ari ubutumwa bwiza bwaguke ariko natwe twunguke. Niko ijambo ry'Imana ryavuze ngo abavuga butumwa niba babibamwe ijambo ry'Imana babasaruremo ibitunga umubiri. None turabiba ijambo ry'Imana muri mwebwe ibitunga umubiri, nuko mudukorera subscribe, mukatureba, mukadusharinga kugira ngo tubone umusaruro w'ibyo twabibye. Twabibye ijambo ry'Imana nibyo dusarure natwe bitunga imibiri yacu, tubone nandi mafaranga yo gukomeza gukora ibiganiro nkuko nababwiye, tubona yo kwishura abakameramani, ayo kwishura ama internet n'ibindi byinshi babikenewe kwanga ijambo ry'Imana ribagereho. Rero mu gihe utarabona uburyo wadufashisha bikomeye ariko ukaba ufite uburyo bwo kureba iki kiganiro, nibura niba utarakora subscribe, dukorere subscribe, uraba utuzamuye. Dukorere share ku bandi bumva ijambo ry'Imana, uraba utuzamuye. Uyu munsi rero ikintu naje kubabwira ni gishya mu matwi yanyu ariko mukomere. Naje kubabwira yuko navuye muri ADEPR. Kamerama, nago nkiri mu ADEPR mwene wanyu. Nago nkiri mu ADEPR ariko ntacyo nenga muri ADEPR, ntacyo mpanenga, ahubwo impamvu naje kubibabwira ndayisoma muri Bibiliya, murumva rwose ntaho natandukiriye, sinaguye, nta byaha nakoze ngo baranciye, ntabyo. Nubwo mbere habanje gucamo akantu gatoya k'umuyobozi wigeze kuvuga ngo ndi umuyobe kubera nanze kwikingiza inkingo za coronavirus, ariko ako nago kari kunshi intege, ako ni akantu toto. Nge ni umuntu mukuru mu gakiza, ntabwo ibintu by'amagambo biciriritse nka biriya byankura mu idini, ahubwo ikintu cyankuye mu idini rya ADEPR ndaje nkibabwire ku buryo burambuye. Ariko reka tubanze dusengere iki kiganiro kugira ngo bamwe batagwa bakava mu byizerwa bagaca imanza. Iki kiganiro ndumva kiri buze kuba cyateza abantu wenda urujijo, ariko nitumara gusoma ijambo ry'Imana no kubaha ibisobanuro bihagije, ni ukuri nta manza muri buncire. Ntimutangire guca imanza mutarumva ikiganiro cyose. Hari abantu bahita basoma titre cyangwa imvugo ya mbere bagahita baca imanza, ariko ndabasabye ntimuce imanza mutarumva ikiganiro. Impamvu nyamukuru yankuye muri ADEPR, idini nabatirijwemo, idini nagiyemo mfite imyaka 9, ubu nka mfite 41, imyaka 32 ndi mu ADEPR, nkaba naravuyemo ntakiri mu ADEPR. Uraza kumenya idini nerekejemo n'icyo nagiye gukoramo. Ndabikubwira mu kanya. Reka mbanze nsenga Imana kubw'iki kiganiro n'ijambo ry'Imana, ndisengere n'indirimbo byose, hanyuma dukomezanye. Uwiteka Nyiringabo, Imana muremyi w'ijuru n'isi, ndagushimye ndaguhimbaje, wowe wabanye natwe ijoro ryose, wabanye natwe igihe cyose cyatambutse, n'ubu uracyari kumwe natwe, ntuhabwe icyubahiro. Uradukunda rero, niyo mpamvu waturinze ukatubeshaho, ukatumenyesha ijambo ryawe. Natwe turagukunda kuko ari wowe wabanje kudukunda, ukaduha umwana wa Yesu Kristo ngo adupfire ku musaraba, kandi twaramwizeye. Waravuze ngo abizeye Yesu Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, ngo nabo bahawe ububasha bwo kuba abana bawe. Rero natwe turi abana bawe kandi turabavandimwe ba Yesu Kristo. Uri data wa twese mwiza, turagushimye ko waturinze. Tukuragije rero ibi biganiro mwami, iki kiganiro ngiye kugirana na bene data, ndakwinginze ngo uzube hagati muri twebwe, uturinde icyadutandukanya nawe, ahubwo uturemere amashimwe, kandi utwambike imbaraga zo kuguma kuri wowe no kunesha ibigeragezo Satani atugabaho, kugira ngo mwami ubwo Yesu azagaruka kujyana itorero azasange tukiri mu mwanya neza, natwe tuzishimire kubana nawe mu ijuru. Yaravuze ngo uzanesha ngo azicarana nanjye, nk'uko nanjye naneshe nkicarana na data mu ijuru. Dufite ibyo byifuzo n'ibyo byiringiro ko tuzicarana na Yesu Kristo mu ijuru. Turagusabye rero ngo twambike imbaraga zo kubiharanira tukiri mu isi, mu izina rya Yesu Kristo, amen.
nari mbabwiye ngo ntabwo ngisengera muri ADPR, ariko n'ubundi nisegura ADPR ni umubyeyi wanjye, ntacyo napfuye nabo, ntibanciye, ntibampagaritse, kandi nanjye ntacyo mbanenga kindi, ahubwo ngiye kwisobanuza ijambo ry'Imana. Mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana riri hano muri Matayo, reka ndirimbe uduce dukeya tw'indirimbo, sinayiririmba yose ariko hanyuma dusome n'ijambo ry'Imana. Abari batangiye guca imanza ni ukuri muraza kubireka. Indirimbo ya 414 iravuga ngo urutare rw'Imana ni ingabo idukingira, duce ku musaraba tunesha umwanzi wacu. Hanyuma Rofurika avuga ngo tugende mu misozi tubabwire ibya Yesu. Abakumbuye ijwi ryayo reka mbaririmbireho uduce dukeya, ntago nyiririmba yose, ni ndende, ifite ibice bigera ku 8. Ubwo igitero cya 6 turaza kukiririmbaho, icya 4, icya 6, reka ndirimbe icya mbere, icya 2, icya 4 n'icya 6 kuko ifite ibice byinshi mutaza kurambirwa, ariko iyi ndirimbo iraza kumfasha kwisobanura bitangoye n'ijambo ry'Imana muri Matayo 28. Hanyuma mbabwire idini nagiyemo n'umurimo ngiye gukorayo, murusheho kunshyigikira. Aho mukorera ni kure, noneho haba hakeneye amatike cyane ko nzajya njyana na kameramani muri urwo rugendo rw'ivugabutumwa. Ndaza kubisobanura neza. Indirimbo ya 414 mu ndirimbo zo gushimisha Imana iravuga ngo urutare rw'Imana ni ingabo idukingira, duce ku musaraba tunesha umwanzi wacu, tugende mu misozi tubabwire ibya Yesu, maze nabo bakizwe be kujya mu muriro. Isi yacu yuzuye agahinda n'ibyaha, Satani yagwijije abo yahumishije, tugende mu misozi tubabwire ibya Yesu, maze nabo bakizwe be kujya mu muriro. Igitero cya 2 kiravuga ngo isi yacu yuzuye agahinda n'ibyaha. Isi yacu yuzuye agahinda n'ibyaha, Satani yagwijije abo yahumishije, tugende mu misozi abariyo tubabwire ibya Yesu, maze nabo bakizwe be kujya mu muriro. Igitero cya 4 kikavuga ngo abahisemo Yesu nimuze dutambuke, twerekane ubuntu bwe n'amaraso twozemo. Hanyuma igitero cya 6 kikavuga ngo abafite idini nsa bakayoberwa Yesu nibo batubabaza ntibazajya mu ijuru. Abafite idini nsa bakayoberwa Yesu nibo batubabaza ntibazajya mu ijuru. Abafite idini nsa bakayoberwa Yesu nibo batubabaza ntibazajya mu ijuru. Tugende mu misozi abariyo tubabwire ibya Yesu, maze nabo bakizwe be kujya mu muriro. Iyi niyo mpamvu ya mbere rero yankuye muri ADPR. Muri ADPR kugira ngo ujye ku musozi wabo ubabwire ibya Yesu ni kondisiyo ndende. Bisaba ngo ube warize ishuri rya Bibiliya, bisaba ngo umudugudu uriho uba uri mu cyaro ahantu hatari ababwiriza benshi. Rero umudugudu narindiho ni umudugudu w'umujyi,
ikindi ubwo twakwita ko ADEPR nayo ari umusozi. Navuze ngo tujye mu misozi tubabwire ibya Yesu. Muri ADEPR aho nsengera hari ku musozi umwe, uwo musozi nawimutseho rero njya mu wundi kwa ngo mvuge ibya Yesu nisanzuye kuko nabihamagariwe. Nahamagariwe kujya mu misozi nkavuga ibya Yesu, ariko muri ADEPR ntabwo byoroshye kuhavugira ibya Yesu, kubona umwanya wo kubwira abantu ibya Yesu. Ushobora no kubivugira wenda ahatari mu rusengero. Ubwo narishatse kuvuga ko mu rusengero kuhabona umwanya wo kuhavugira ibya Yesu waba ufite, hari kondisiyo bagusaba ibyangombwa bigoranye, ku buryo ushobora no kumara n'ukwezi cyangwa umwaka utaremererwa kuba wavugira ibya Yesu mu rusengero usengeramo. Ariko ahantu nerekeje aho ngaho ho nshatse nakwigisha mu mibyizi, wamara n'umwaka utararibona, utarabona umwanya wo kubwiriza, kubera ababwiriza ni benshi banabyigiye bafite n'ibyangombwa, ntabwo biba byoroshye kuhabona umwanya. Ariko ahantu nagiye gusengera ni ku musozi mwiza wo kuvugiraho ibya Yesu abantu bagakizwa. Rero mu mpano mfite, kuko nahamagariwe kuvuga ubutumwa, nabonaga iyo mpano iri gusinzira, kandi uwahawe itaranto abagomba kuyigenzura akayibyaza inyungu, kugira ngo Yesu atazaza akavuga ngo itaranto naguhaye inyungu zayo ziri hehe. Muzi ko mu ijambo ry'Imana haravuga ngo umwe bamuhaye imwe arayitaba, undi bamuhereze 5 arazigenzura zibyara 10, undi bamuha 10 arazigenzura ziba 20. Hanyuma shebujaje wa undi wayitabye yahuye n'ibibazo, barayimwambuye bayihereza uwungutse, kandi we bamujugunya hanze ngo bazahirira bakahekenyera amenyo. Ngero sinshaka kuzajugunywa hanze no kuhahekenyera amenyo, nkuko twaririmbye kuri iyi ndirimbo ya 414 havuga ngo abafite idini nsa bakayoberwa Yesu nibo batubabaza ntibazajya mu ijuru. Abafite idini nsa bakayoberwa Yesu. Nanjye rero nanze kuba umuntu ufite idini ya ADEPR nsa, ahubwo nshaka kugira ngo ADEPR aho ibyo yanyigishije bivuye mu ijambo ry'Imana nanjye mbyigisha abandi. Ni ukuvuga ngo ngiye nk'umumisiyoneri, ntago ngiye nk'umudemisiyone, ntago ngiye nk'umudesert utorotse idini, nubwo ntasabye uburenganzira kuko wenda bitari koroha ko babumpereza, ariko ngiye nk'umwana ukuze wigishijwe, ugiye kujyana ibyo nigishijwe nkabisangiza abandi nisanzuye, kuko ababikeneye ni benshi. Ahangaha iyi ndirimbo nimuyiririmba yose, nuko nanze kubarya iminota kugira ngo mutarambirwa, abantu ntabwo bakunda ibintu kimwe. Ahangaha igice cya 3 bivuga ngo bene wacu bo mu ngo ntabwo bazi Kristo, bari bazi uko ameze no gukizwa icyari cyo. No kuvuga ngo bo ngabo bo mu ngo nabo dukwiye kujya kongera tukabahindura. Hanyuma ngo isi yacu yuzuye agahinda n'ibyaha Satani yagwishije abo yahumishije. Hano hanze hari abantu Satani yahumishije, ariko muri ADEPR ukuntu bimeze gutya, witumbukije ukajya kuvuga ubutumwa mu misozi hirya no hino, ukazana abantu bataguhaye rekomandasiyo, ushobora no kubizira bakagira ngo uri gutera kudeta. Ariko kuba wagenda ku rundi rusengero bakaguha umwanya ukigisha, ukajya gushaka n'abandi bantu ukabazanamo, ibyo biroroshye. Hagati aho ngaho rero niyo mpamvu nagiye, siniriwe njya gusaba uruhushya ngo ndagiye, kuko nzi ko bitari koroha ko barumereza, ariko nagiye muri idini nzajya numva nisanzuyemo. Ijambo ry'Imana muri Matayo 28 dusome ku murongo wa 16. Matayo, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, ibice 28 duhere ku murongo wa 16. Nuko abigishwa 11 bajya i Galilaya ku musozi Yesu yabategetse. Bamubonye baramupfukamira, ariko bamwe barashidikanya. Nuko Yesu arabegera avugana na bati, nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose. Kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Amen. Ni ukuvuga ngo dutegetswe, niba tumaze kugira ibyo tumenya, kugenda tugahindura abantu abigishwa ba Yesu Kristo. Niba njyewe naramaze kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye, ntegetswe kugenda. Niko Yesu yababwiye ngo nuko mugende, nitegeko. Ntago ari ukwinginga, nta nubwo ari ukubanza bajya gupfukamira abantu ngo bakwemerere kugenda.
ubwo rero navuye muri ADPR ntasezeye, siniriwe njya kubabwira ngo ndagiye. Ubu ngubu abenshi ntabwo babizi ko nagiye, ariko barabimenyera muri iyi video cyangwa nabo twagiye duhura narabibabwiye. Ariko ntabwo nagiye mu byaha, ADPR yumve ko ari umubyeyi wanjye, ninjyayo bafite igaburo ntibazanyime ngo bavuge wenda narabasebeje. Oya, ni ababyeyi banjye, n'ibyo nzajyana nimo nabikuye, nabyigishijwe ndi muri ADPR. Izi mbaraga mfite n'ubwo bumenyi mfite nabikuye muri ADPR, kuko nagiyemo mfite imyaka 9, none mfite 41. Rero ntabwo najya kuvuga ngo ibyo njyanye ngo nabikuye ahandi. Oya, ijambo ry'Imana njyanye muri rindi dini cyangwa muri rindi vugabutumwa, kuko iryo dini nshobora kurisaba uburenganzira bwo kujya gushakisha abantu mu misozi nkabazana, nkakomeza nkabona umwanya wo gukomeza kubabwiriza ngo bakomere. Kuko Pawulo yo yigishaga abantu, yarabafataga nyine akajya akomeza akabasura, akajya akomeza akongera akabibutsa iby'ijambo yababwiye. Ariko njyewe mu gihe niyo najya mu misozi gutya nkashaka y'abantu nkabajyana muri ADPR, ntabwo noneho nagera muri ADPR mpabwe wa mwanya wo gukomeza kwigishiriza mw'imbere mu rusengero. Nemerewe kuba nabashaka mu misozi nkabohereza muri ADPR, ariko ngewe guhabwa umwanya mu rusengero ngo nshimangire bya bindi nabigishirije kuri tere ntabwo byanyorohera. Ariko idini ngiyemo nzaba nisanzuye, binshimishije ko nagiye gushaka abantu kuri tere nkabinjiza mu itorero, kandi nagira no mu itorero ngahabwa umwanya wo gukomeza gushimangira ibyo nababwiriraga kuri tere. Nzagenda mu misozi mbwiriza abantu ibya Yesu, nibemera gukizwa mbajyane mu idini nagiyemo, hanyuma babatizwe. Nibamara kubatizwa bagumemo, nabo tubigishe. Nibamara gufata nabo tubohereze mu misozi, nabo bajye kwigisha abandi. Muri ADPR rero hanini abantu barabigisha, bamara kwiga bakicaramo bakaba abakristo, bamwe bakaguguriramo bakibera abanyedinisa. Ntabwo mbaciriye witeka, ariko abenshi babaye abanyedinisa kubera ko baragenda bakicara mu idini bagakomeza bakiga bakamera nk'abiga badafata. Ariko njye narize ndafata, kabone nuko nafite certificate y'impapuro, ariko mfite certificate mu mwuka no mu bushobozi bw'ijambo ry'Imana nigishijwe guhera muri iyo myaka 9. Ubu ngubu nagenda nkigisha nanjye ibyo nize nyobowe na Mwuka Wera, nkazana abantu kuri Yesu Kristo, nkabajyana mu idini runaka. Kuko idini ni adresse, idini ripfa kuba ryemera Yesu Kristo umwami n'umukiza, ridashyigikira ibyaha. Ntabwo mbajyanye muri Minate, ntabwo mbajyanye mu bafirimaso, ntabwo mbajyanye mu bapfumu, ariko aho nagiye ni mu idini ryemera Yesu Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Hanyuma ningera muri iryo dini nzasaba bwa burenganzira bwo kujya gushaka abantu mu misozi, nkabazana muri iryo dini, ariko barigeramo ngahabwa uburenganzira mu rusengero bwo gushimangira ibyo nabigishirije kuri tere. Kuko nujya kwigishiriza umuntu kuri tere ukamwinjiza mu rusengero, ariko yagera mu rusengero agasanga ufite uburenganzira bwo kumwigishiriza mu rusengero, ntabwo azafashwa neza. Ariko azafashwa kurushaho umuvanye mu musozi, umwigishije ijambo ry'Imana ari ku musozi, ari mu rugo iwe, wamugeza mu itorero akabona ufite n'uburenganzira bwo kumwigishiriza no mu rusengero. Azakomera kurushaho, azavuga ati umuntu wankuye mu byaha angejeje mu rusengero, kandi no mu rusengero ahafite umwanya w'ijambo. Nibyo rero nzumva nisanzuye, kandi nzumva ndi gukora umurimo wa Data uko bikwiriye, kubwira itegeko Yesu Kristo yadutegetse ngo nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Imana ishimwe. Yesu Kristo nubwo yagiye mu ijuru, ariko ntiyadusize nk'imfubyi, nta nubwo yadusize twenyine. Niyo dusenga turavuga ati mu izina rya Yesu, kuko tuzi ko ari hafi yacu. Ijambo ry'Imana rikatubwira ngo aratwegereye kurusha uko imyambaro itwegereye. Twe rero iyo turi mu mbaraga z'Imana no mu butware bwe, tuba tuzi ko Yesu Kristo n'ubundi turi kumwe nawe, nk'uko yavuze ngo dore ndi kumwe namwe kugeza ku mperuka y'isi. Iyo tuvuga ubutumwa mu misozi, tubuvuga mu nsengero, nabwo tuba dufite imbaraga no kwizera yuko Yesu Kristo ari kumwe natwe adukomeje. Hanyuma ngo uwizera akabatizwa azakizwa. Mu ijambo ry'Imana rero nzigisha mu misozi, nzashishikariza abantu kureka ibyaha, kuko yavuze ngo mubigisha kwitondera ibyo nabategetse byose. Yesu yasize amategeko rero, amategeko no mu isezerano rya kera arimo, ariko no mu isezerano rishya Yesu Kristo yihishuriye abantu, nabwo harimo amategeko yavuze mukunda abanzi banyu,
harimo amategeko avuga ngo ntimukarahire, harimo amategeko avuga ngo ntimukunde iby'isi, harimo amategeko menshi, ariko Yesu yaravuze ngo mubigisha kwitondera ibyo nabategetse, mubabwira ntimugasambane. Yesu Kristo yaravuze ngo imibiri yanyu ni insengero, ngo mbese ntore urusengero rw'Imana nduhindure inzu ya maraya? Oya, igisha abantu rero ko Yesu Kristo atemera ubusambanyi, atemera kwica, kuroga, kubeshyerana, imirimo ya kamere mu Bagalatiya irimo. Mu Bagalatiya uzigisha abantu, ubigishe kwitondera ibyo Yesu yategetse. Pawulo nawe yarabikoze, ageze mu Bagalatiya abigisha kwitondera ibyo Yesu Kristo yategetse, abereka imirimo ya kamere bakwiye kureka, abereka imbuto z'umwuka bakwiye kugenderamo. Natwe rero tugiye kugera ikirenge mu cya Yesu Kristo no mu cya Pawulo, tugenda mu misozi tubwira abantu ibya Yesu, hanyuma bamara gukizwa bakabatizwa, bakitondera ibyo Yesu Kristo yategetse, ariko tukabinjiza no mu nsengero. Hanyuma bagera muri rwa rusengero bagasanga natwe tuhafite ijambo n'agaciro byo gukomeza gushimangira ijambo twababwiriye hehe? Mu misozi. Niho ndi kwita kuri tere ku bantu batazi Igifaransa. Niba ugiye mu misozi uba ugiye kuri tere, hanyuma ibyo wakoreye kuri tere byinjiza no mu rusengero. Abo wakuye kuri tere ukabinjiza mu rusengero babone ko ufite n'agaciro muri rwa rusengero. Ariko mu by'ukuri muri ADPR udafite impapuro z'uko wize ishuri rya Bibiliya, kuri tere wagira agaciro ariko mu rusengero ntago wakagira. Niyo mpamvu rero dushaka tugakorera ahantu dufite ubwisanzure n'agaciro gafatika. Nababwiye ngo ndaza kubabwira idini nagiyemo, barangije no kunyakira. Ni idini ryitwa Urumuri rwa Afurika. Urumuri rwa Afurika, umubishopu wacu ni Gapira ku bantu bamuzi. Aho ngaho niho nsigaye nsengera, baranyakenda umukristo wabo. Icyo nsigaje ni ugusaba uburenganzira bwo kujya mu misozi gushaka intama nkazinjiza mu rusengero, zagira mu rusengero nanjye ngahabwa uburenganzira bwo gukomeza kuzigishiriza no mu rusengero. Niba nazikuye mu musozi nzikujeho ijambo ry'Imana, nizigera no mu rusengero zibone ko mfite agaciro ko gukomeza kwigisha. Ariko nkomeza kuvuga ko ibyo nigisha nabikuye ku babyeyi banjye ADPR. ADPR rero niyo mvika ikiganiro, ntimfate nk'umuntu wagiye mu byaha cyangwa uyirwanya. Tuzakomeza gufatanya. Ndi umuterankunga wa korali, turi mu rugendo ku mudugudu wa Rushagara muri paruwasi ya Rubona. Nzakomeza kubikora. Hanyuma aho ngiye naho ngiye gukora umurimo w'Imana, kwagura ubwami bw'Imana. Bitavuze yuko itorero nagiyemo niriba riri kure, uwo nzabwiriza yegereye ADPR nshobora kumubwira nti genda kuri ADPR bakubatize ukomeze we kugoka, kuko nshobora kuba njyewe aho nzajya njya gusengera binsaba gutega, hanyuma uwo nigishije akaba yegereye urusengero rwa ADPR, ntabwo bivuze ko ntazamuyobora ngo genda muri ADPR bakubatize. Ngiye gukora umurimo w'Imana mu misozi ariko no mu rusengero. Mu rusengero rero mu itorero Urumuri rwa Afurika niho nisanzuye kuba nabwiriza. Mu misozi no mu rusengero nimwo nerekeje, barangije no kunyakira. Ariko nyaboneka ADPR n'ingeri wanyu, nimwe mwambatije, nimwe mwankingiye nubwo Satani yarwanyije urugo rwanjye, ariko n'ingeri wanyu. Ntimuzabure kumpa kwigaburo, kubera ko kuba urugo rwanjye rwarasenyutse nta ruhare rurerure mbifitemo. Nta nubwo ari njye wagiye gusaba gatanya, nubwo itari yemerwa, ariko umugabo wanjye niwe uri gushyiramo imbaraga zo gusaba gatanya. Ubwo rero umugabo wanjye nasaba gatanya bakayemeza, njye ntimuzambareho icyaha kuko ntayo nzaba nasabye. Ningeri wanyu muri ku meza y'umwami ntimuzampeze nk'uwagiye mu byaha, ahubwo ngiye mu ivugabutumwa. Mbaye umumisiyoneri mu gihugu cyanjye. Mvuye muri ADPR nk'uko umuntu yava muri Kongo aza gukora ivugabutumwa mu Rwanda, nanjye mvuye muri ADPR njya gukora ivugabutumwa mu Rumuri rwa Afurika. Murakoze cyane. Kadushima Imana idushoboje kuganira kw'iri jambo ry'Imana. Kandi nawe uri mu idini ryawe ukabona udafite ubwisanzure bwo kuba wakora icyo Yesu Kristo yaguhamagariye, rivemo ujye gukora ibyo Yesu Kristo yaguhamagariye. Kuko ntago wahamagariwe kwicara hamwe ngo ukomeze wige umere nk'umuntu w'ingwingiri udafata, umere nk'umuntu wigishwa ibyo atamenya. Nimba warigishijwe ugafata, sohoka nawe ujye kwigisha abandi. Kandi ibyo ntibikajye babaza abakuru b'amadini n'amatorero, kubera ko Pawulo we yarabigishaga, yamara kubagwiza agashaka uwabasigira akagenda. None mwebwe kuko mwumva ko mwakwigisha abantu badakura, murakomeza kwihangana. Nkuko nabibabwiye, urusaku muri bwumve ntuye ku nzira.
ariko niseguye mu kiganiro cy'ubushize yuko nzahindura ahantu ho gukorera ibiganiro, ariko uyu munsi nari nateganyije gukora ibiganiro 2, ubwo nyine ndabirangije, ariko ikindi gihe nzahindura. Murakoze rero, ariko nshishikariza abantu bari mu madini bakaba bafite impano y'ivugabutumwa ko bakwiriye kujya bakura bakareka kuba ingwingiri, ahubwo ijambo ry'Imana bigishijwe nabo bagahaguruka bakajya kuryigisha abandi. Murakoze cyane. Ngiyi impamvu rero yankuye mu idini ryanjye umubyeyi wanjye ADEPR nkerekeza mu idini Urumuri rwa Afurika. Murakoze cyane. Reka dushime Imana. Turagushimiye Imana Nyiringabo, Muremyi w'ijuru n'isi, ko wabanye natwe muri iki kiganiro. Nandi mumbwira bene data ko navuye muri ADEPR nkerekeza mu Urumuri rwa Afurika, ariko singiye mu byaha, singuye, ahubwo ngiye kwagura ubwami bwawe. Musabye imbaraga zo gukora icyo niyemeje n'icyo nahamagariwe, nk'uko itegeko ryawe ryadutegetse mu ijambo ryawe Matayo 28:19 ngo nimugende. Ijambo